Ese wari uzi ko watangira gukorera amafaranga kuri fone yawe nta gishoro na kimwe bigusabye? Ukimara kwiyandikisha muri iyi application uhita wemererwa kubikuza 0,1 cy'idolari. Iyi application ukimara kugeramo 0,1 idolari rimwe, amadolari 5, urabikuza ukageza ku madolari 500 ndetse no hejuru yaho. Iyi ni application iri gukoreshwa n'abantu benshi haba mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi aho ariho hose ku isi. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu birenga 3 by'ingenzi. Tugiye kureba izina ry'iyi application ndetse n'uko wayidownloadinga ukayishyira muri fone yawe. Kuyidownloadinga ukayishyira muri fone urabona link napininze muri comment ya mbere y'iyi video kugira ngo uze kuza kubasha guhita wemererwa kubikuza ukimara kwiyandikisha. Turarebera hamwe rero uko wakiyandikisha ukoresheje email muri iyi application, uko wakora face verification kugira ngo ubashe kubikuza. Ibi byose uraza kubibona muri iyi video, ndetse n'uko wakongera amafaranga, uko watumira inshuti, buri kimwe cyose uraza kugikurikirana muri iyi video ahangaha. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo uze kubasha kumenya akantu ku kandi ndetse n'uko bikorwa. Ngira ngo ntabatindiye rero, reka dutangire. Ngewe nitwa Ishimwe Tech. Ukimara gufungura link napininze muri comment ya mbere y'iyi video kugira ngo uze kubasha kubikuza aribwo bwa mbere ukimara kwiyandikisha, urahita winjira kuri dashboard imeze gutya maze ukanda hano munsi ya install handitse Play Store. Ukimara kuhakanda uzahita ugera muri Play Store yawe maze uhita usangamo ino application yitwa Hifami. Ukimara kubona ino application yitwa Hifami, urahita ukanda ahantu handitse install kugira ngo uyinstale muri fone yawe. Iyi application imaze kudownloadingwa n'abantu basaga miliyoni 10, ikaba ifite megabyte 113. Nta kindi urakora rero, urahita ukanda ahantu handitse install. Nimba wari usanzwe uyifite muri fone yawe, ikintu urakora urahita uforomata telefone yawe. Numara kuyiforomata uze kwiyandikisha ukoresheje email itandukanye niyo wari wakoresheje mbere kugira ngo utangire bundi busha, utangire ubikuza ndetse urebe nuko bakora face verification. Sasa rero ukimara kuinstalla application muri telefoni yawe unyuze muri link napininze muri comment ya mbere y'iyi video, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Bazagusaba kwiyandikisha ukoresheje Google, Facebook cyangwa TikTok. Uzahita ukanda hano hambere handitse ngo Google, hari inyuguti ya G. Bazahita baguhingutsa muri email zawe. Ukimara guhinguka kuri dashboard imeze gutya, bazakwereka email zawe. Nimba uri mushya uzahitamo email imwe ugiye gukoresha wiyandikisha. Nimba usanzwe nyine ubwo uraba waforomase fone yawe cyangwa se wahinduye fone kugira ngo uyandikishe bundi busha uze kwemererwa guhita ubikuza. Ukimara guhitamo email rero uzahita ukanda hano handitse ngo agree and continue. Sasa rero ukimara gukanda hano handitse agree and continue uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Niba uri mu Rwanda izafunguka iri mu Rwanda nk'uko uri kubibona, cyangwa se nimba uri mu kindi gihugu uzahita usacingamo icyo gihugu urimo muri ibi bihugu biri hasi kugira ngo aricyo uza kwemezaho. Uzahita ukanda rero ahantu handitse ngo join cyangwa se create. Bazahita baguhingutsa kuri dashboard imeze gutya. Hano bazakubaza niba uri umugore cyangwa se uri umugabo. Uzahita uhitamo nimba uri umugore cyangwa uri umugabo. Sasa ukimara kubihitamo rero nta kindi uzakora, uzahita uza ukanda ahantu handitse complete. Sasa ukimara gukanda ahantu handitse complete uzategerezaho gato ko hafunguka. Tukimara gukanda ahantu handitse complete tuzahita duhinguka kuri dashboard imeze gutya. Nkuko nabibabwiye ko iyo umaze kwiyandikisha ukoresheje email yawe uhita wemererwa kubikuza. Uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya umanze ubone izi bonus mbere yo kuza kubikuza. Kurikirana akantu ku kandi. Sasa uzahita ukanda ahangaha handitse ngo 0,02 by'idolari kugira ngo bimanze bijye kuri balance hariya hejuru. Ahangaha nk'uko uri kubibona rero hari n'akantu kameze nk'akanyejuru, uko ugenda usarura niko bagenda baguha amafaranga. Ku bantu bashya rero baba bakimara kwiyandikisha nibo batangira guhita bemererwa kubikuza ayo madolari angana na 0,10 by'amadolari. Sasa urabona yuko duhise duclaiminga amadolari angana na 0,02. Nta kindi tuzakora ahangaha rero tuzahita twongera dusarure.
Sasa rero uzahita wongera usarure kugira ngo wongere uhite ukureyiminga nanone 0.02 ahangaha. Sasa tuzahita dusarura. Ukimara gusarura rero ahangaha bagenda baguha amasegonda 33 ukaba urejeje, ukongera ugasarura, ukagenda ukanda hano handitse ngo upgrade level kugira ngo ubashe kugenda ubona amafaranga nk'uko uri kubibona. Ku madolari rero dufite tumaze kugera amadolari angana na 0.07, ntabwo turageramo 0.1 kugira ngo tubashe kubikuza. Urabona yuko rero aka kanya tumaze guhita tugeramo 0.1. Ubu tugiye guhita dukanda ahantu handitse withdraw kugira ngo tubashe kubikuza. Mbere yuko dukanda ahantu handitse withdraw, mbere yuko tureba uko babikuza muri application, mbere yuko tureba aka application bifashisha babikuza muri application yitwa Ifami, banza urebe ko wakanze subscribe kuri iyi channel ugakanda na like. Nimba ufite ikibazo ukitubaze muri comment, twiteguye guhita tugusubiza. Muri application rero nk'uko uri kubireba, uko ugenda usarura niko ugenda uzamuka kuri level. Hari level ugeraho bakagenda baguha amafaranga nk'uko uri kubireba hano. Bari kutubwira ko nitugera kuri level ya 3 barongera bakaduha amadolari angana na 0.02. Uko ugiye ugera kuri level rero niko bagenda baguha amafaranga. Uko ugiye uzamuka kuri level niko ugenda wemererwa kubikuza. Aka kanya kuri balance tumaze kugeraho amadolari angana na 0.12, kandi uri kureba ko tukiri kuri level ya 5. Sasa rero hano bari kutubwira ngo nitugera kuri level ya 6 barita baduha amadolari angana na 0.05. Nk'uko nabibabwiye ko iyo ukimara kwiyandikisha uba wemereye kubikuza bonus baba baguhaye amadolari angana na 0.010 uba wemereye kubikuza. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe uko watangira kubikuza muri iyi application ku bantu biyandikishije banyuze kuri link bakadownloadinga ino application. Mube hafi rero turebe uko bikorwa. Noneho reka turebe uko wabikuza. Uzahita ukanda hano handitse withdraw, dufite 0.18. Ukimara kuhakanda rero uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya, maze ukanda hano handitse earn. Ukimara kuhakanda uzahita ubona dashboard imeze gutya, maze ukanda hano handitse withdraw. Ukimara gukanda hano handitse withdraw harimo ijambo ry'icyatsi, uzategerezaho gatoya. Sasa kubera twemereye kubikuza 0.1 nk'uko nabibabwiye ko uyikimara kwiyandikisha wemererwa kubikuza 0.1, uzahita uzukanda hano handitse ngo withdraw ahangaha. Sasa rero ukimara gukanda hano handitse withdraw uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Uzahita ukanda hano kugira ngo ukore face verification y'isura yawe. Ukimara gukanda hano rero uzahita uza ukande ahangaha kugira ngo kamera ya telefoni yawe ifunguke. Sasa rero ukimara gukanda kuri iri jambo uzongera uzukanda hano handitse ngo I have read and understand. Ukimara kuhakanda uzahita uzukanda hano handitse while using the app. Ukimara kuhakanda uzategereza gato yuko hafunguka. Hazafunguka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Urabona yuko hamaze gufunguka, zahita hafunguka kamera y'imbere kugira ngo bakore verification y'isura yawe. Ngira ngo urabona ko bidatinda, tuzategereza ino please wait irangire. Ahasigaye turebe yuko verification y'isura yacu yamaze gukunda. Tuzategereza akanya gato. Nyuma yuko dutegereje akanya gato tuzahita tubona iri jambo. Tukimara kubona iri jambo tuzahita tubona yuko batubwiye ngo pass. Urabona yuko gukora face verification byabaye completed, byamaze gukunda. Sasa rero ahangaha uzahita ukanda hano handitse confirm. Iki cyari igice cya mbere rero cyuko wakiyandikisha muri iyi application, uko washiramo email yawe ndetse nuko wakora face verification. Mu gice cya kabiri turaza turebera hamwe uko uhita ubikuza nyuma yuko umaze gukora face verification. Nzahita mbereka application turi kubikurizaho muri application yitwa Ifami, ndetse uzajya ubikurizaho n'andi mafaranga y'ama cryptocurrency ukorera online. Iyi video ni muruyirayikinga ikagira like 100 ndahita mbazanira part 2. Mwiyandikishe mukoresheje link nasize muri comment ya mbere y'iyi video kugira ngo mubashe kubikuza muri iyi application. Ngiye twabanye muri part 1 nitwa Ishimwe Tech.